iri joro ryatambutse nabonye icyorezo, nagize iyerekwa ry'icyorezo, nabonaga hateye icyorezo cy'amaso. Niko nabibonaga, nabonaga icyo cyorezo gikwirakwira cyane mu bantu, kigenda gifata abantu mu buryo naje kubonamo n'abantu. Abagabo mwe muhaguruke musenge, kuko mutazi igihe ibyo ngibyo bibasohoreyeho. Mwabagore mwe nimuhaguruke musenge, kuko mutazi igihe ibyo bigiye kubasohoreraho. Basore namwe bakobwa nimuhaguruke twisengere, kuko tutazi igihe ibyo bigiye kudusohoreraho. Icyo cyorezo rero nakomeje kubona ngo gifite imbaraga cyane, gifite umuvuduko. Icyitonderwa, funguka amaso yawe urebe, mbese koko niba uzi kureba, niba imboni zawe zikireba neza, niba amaso yawe akireba neza, ubu nta kintu urimo urabona. Icyambere n'amakuru ya baba reka shagenda wintuburira, amakuru twarayamenye. Ubu nta nyoni gisinziriye, abantu twese twacanye ku maso. Ukeneye kugura cyangwa kugurisha, waba ukeneye se umuntu wizewe mwajya mukorana kugira ngo agufashe kuguhuza n'umuguzi wawe cyangwa se umugurisha wawe? Igisubizo cyarabonetse. Ushobora kutwandikira kuri 078 28 20 137 cyangwa se 078 55 75 194. Turanga amazu agurishwa ndetse n'akodeshwa, turanga ubutaka bwo guturamo ndetse n'ubutaka bwo gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse tugufasha kuguhuza n'undi wari wese imari yari yose waba ukeneye. Tandukana na babandi bajyaga birirwa bagusiragiza umunsi ukarinda urenga, kandi n'ubundi bikarangira ibyo washaka gutabibonye. Fata telefone yawe wiyicariye mu rugo cyangwa muri ofisi yawe, ubundi uduhamagare. Gukorana natwe ni no stress. Ibikorwa byawe tubikora nk'ibyacu, dushyize imbere ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga. Yesu ashimwe cyane bana b'Imana isumba byose. Muraho kandi muraho neza. Nitwa Jean Paul, nicaye kuri iyi kamera mpafite umwanya muto cyane, kuko ni umwanya w'ubutumwa butari bunini ariko kandi butari na butoya, kuko burya kugira ngo ibintu bibe bito cyangwa bibe binini biterwa n'ingano y'umutima ubyakira. Hari umuntu wumva ijambo rito bitewe n'ingano y'umutima we akaryakira mu buryo bugari, hari n'umuntu wumva ibintu byinshi akabipfobya akabigira bito cyane kuko ububiko bwe bw'umutima ari butoya. Ariko ndagira ngo dusenge Imana, mu by'ukuri ubu butumwa tububagezeho nk'uko Imana ibuduhaye. Uri data wa twese mwiza, byiringiro by'abera, turagushimye cyane kubw'urukundo rwawe, turagushimye cyane kubw'imbabazi zawe. Turisengeye ubwacu ngo amaraso yawe Kristo atubonekeho, kandi dusengeye na bene data kugira ngo ubwami bwawe buze muri bo. Ni ukuri imbabazi zawe zigere kuri buri umwe w'umunyarwanda se, cyangwa se imbabazi zawe zigere ku Murundi, mbega buri muntu wese ubasha kumva ururimi. Abantu bari muri izi ntara 5 z'u Rwanda n'intara 6 ya diaspora, aho bari hose mu isi, turabasengeye ngo ubwami bwawe bube muri bo none n'iteka ryose. Nyemerera urukundo rwawe mwiza data mwiza rudusabe kandi rutwuzure, kandi nirutwuzura rutugaragaze cyane tubabariwe rwose, mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera, amen. Nkuko mbabwiye, ni munyemerere message yacu cyangwa se ubutumwa bw'icyo duhawe kubabwira gishingire cyane kuri uyu murongo wa 33 w'igice cya 13 mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu ko bwanditswe na Mariko. Haravuga ngo mujye mwirinda mube maso musenge, kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Ndasubiramo uyu murongo, mujye mwirinda mube maso musenge, kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Amen. Ariko munyemerere nongereho n'umurongo wa 35, nuko namwe mube maso kuko mutazi igihe nyirurugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse. Hanyuma hirya gatoya mu gice cya 13 n'ubundi ku murongo wa 37 haravuga ngo icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso. Hanyuma munyemerere mu by'ukuri mbabwire
iri jambo cyangwa se impamvu y'iri jambo. Muri iri joro ryakeye nagize iyerekwa, hanyuma kandi iryo yerekwa numva umwuka w'Imana umbamo. Nongere mbibabwire, ntabwo umwuka w'Imana ari umuyoborwa n'abantu. Umwuka w'Imana ni umuyobozi. Muririmbyi yigeze aririmba aravuga ngo umwuka wera n'uw'ukuri, aravuga ngo abayoborwa nawo baraboneye. Hari uburyo bwinshi tujya tuvugamo ibyo Imana yatubwiye cyangwa se ibyo tweretswe. Umuntu wapfuye umutima, kuko ntabwo navuga ko umutima uba ukiri muzima, ahubwo uwapfuye umutima agahita yihuta director kwitegereza ngo n'iriya sura yirabura kuriya nayo Imana igiye ivugisha. Uriya muntu ufite ubuheri bwamwuzuye mu maso nawe Imana igiye imuvugisha. Runaka wonzi ko muzi mu kuririmba yabaye umuhanuzi ryari, ko muzi abwiriza ibigendanye no kwerekwa yabije mate. Ibyo bisobanura ubupfu bwo mu mutima, bisobanura bega ibyo bintu nubyiyumvamo, ukiyumvamo ko hari abantu Imana yageneye gukoresha, hari n'abandi Imana itagenewe kuba yakoresha. Ukiyumvamo ko hari abantu Imana ishobora gukoresha bitewe n'ingano y'imyaka, bitewe n'ingano y'amashuri, bitewe n'imiryango bavukamo, amasura bafite, bitewe n'uburyo uruhu rwabo urubona. Ukiyumvamo ko hari abantu Imana yagenewe gukoresha, hari n'abandi itagenewe gukoresha. Ibyo bintu nta wundi muntu ubajije, uzahita umenya yuko muri wowe wapfuye kabone n'ubwo uburiho. Ubundi uzahita ubimenya hakiri kare. Ndimo ndababara cyane muri iyi minsi, mbibutse ko ndi ku butumwa. Ndimo ndababara cyane muri iyi minsi, aho mu mitekerereze, mu mitima, ku maso, mu kanwa k'abitwa abakristo bagifite ingengabitekerezo zishingiye ku bwoko runaka, bagifite ingengabitekerezo zishingiye ku mazuru runaka, ku minwa runaka, ku miryango runaka. Ndimo ndababara cyane ku muntu ushobora kuba ari umugabo, ushobora kuba ari umugore, abana batoya, bamwe na bamwe bumva ibintu mu mateka, bakabyumva mu mateka, ariko ugasanga mu mitekerereze yabo baracyafite imitekerereze ishingiye ku bwoko runaka, ku matsinda, ku miryango runaka. Kimwe mu bimenyetso by'ubupfu bukomeye ku mukristo ni igihe umuntu yitwa umukristo ariko ntasobanukirwe ko ari umwana w'Imana, ari ubwoko bw'Imana kuruta kwitwa uwo mwakarake, mwakarenzi, mwakarekezi, mwa Yohana na Petero na Mariko. Ibyo ni ubupfu, kuko Bibiliya iravuga ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, yaje mube abe ntibamwemera, ngo icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Birasobanuye ngo wowe undeba kuri iyi kamera ufite identite y'uko uri umwana w'Imana kuruta kuba uwo mwa Yakobo. Ufite identite yo kuba uri umwana w'Imana kuruta kuba wakitwa umwega, umusinga, umusita, umucyaba, umuzirankende, niba ari n'umuzirankende, ngo abashingwe, ngo abateramwaka, ngo abagesera, ngo ibintu nk'ibyo. Ufite identite yo kuba uri umwana w'Imana niba ubyemera, niba koko wemera ko wowe ubwawe wemeye
watuye ko Kristo akubereye umwami n'umukiza. Ni nayo mpamvu ibi ngibi mbivuga kugira ngo niba ukibasha kugira imitekerereze ibasha kubakira ku moko runaka, ku matsinda runaka, ku kazi ukora, ku muryango, kuri so wakubyaye, kubuvuka mwa fande, kubuvuka mwa koroneri, kububyarwa na minisitiri, kububyarwa n'umushoramari ukomeye, umukire mu karere cyangwa mu ntara no mu murenge, ukiyumvamo ibyo kuruta kwiyumva kuri umwana w'Imana. Niryo rya jambo Yohana yahishuriwe ribisobanura neza, rivuga ngo bafite ishusho y'uko bariho inyamara ariko ari intumbi. Icyitonderwa, mu isi hari uburyo abantu tuba tugaragara nk'abantu, ariko mu isi y'umwuka Imana ikatubona nk'imirambo, tukaba turi imirambo ibwiriza, turi n'imirambo ihanura, turi n'imirambo yerekwa, turi n'imirambo ihishurirwa, tukaba turi n'imirambo ibasha kuririmba indirimbo zikomeye, dufite amazina y'ubupastori, ariko Imana yatureba ikabona mu isi y'umwuka turi imirambo igenda. Noneho aha wahita wibaza ngo ibaze nko kuba Imana mu isi y'umwuka yabibona umupastori, umubishop, umurepresenta runaka cyangwa se umuhanuzi runaka ikamubona nk'intumbi. Noneho uhita umbwira ngo ese ubwo niba umuhanuzi mu isi y'umwuka Imana imubona nk'intumbi, harya ubwo ibimucamo nk'ubuhanuzi abahanurira bo icyo gihe bahinduka iki? Uyu muyobozi ko ayoboye abantu ariko mu isi y'umwuka Imana ikamubona nk'umurambo, harya ubwo abantu bazima bayoborwa n'umurambo gute? Ni gute mu murambo hashobora kuvamo ibintu bizima kandi mu by'ukuri uyu aho bisohoka ari mu murambo? Ntabwo byakunda. Ibi byose mbivugishijwe n'iki? Mbivugishijwe no kugira ngo bene data mumenye ko Imana itarobanura ku butoni. Uko Imana ireba siko twe tureba, uko Imana ivuga siko twe tuvuga, imitekerereze y'Imana siyo mitekerereze yacu, imigambi y'Imana siyo migambi yacu, ibyo yibwira sibyo twibwira. Imana irareba, amaso yayo akarenga kureba uruhu, amaso yayo akarenga kureba uburyo ureba. Amaso y'Imana arareba akarenga kureba uburyo utekereza, akarenga kureba uburyo wumva, mbega ku ngano y'amatwi yawe, uburyo amatwi yawe aconzemo, uburyo amaso yawe ari manini cyangwa ari mato, uburyo amenyo yawe aje imbere cyangwa se ari muri pozisiyo neza. Imana irareba, ikareba, igahinguranya mu gisekuru cyawe, igahinguranya ikareba kuri basogokuruza na basogokuruza bawe utazi, ikareba muri bashangazi na banyokorome, ikareba muri barumuna bawe na bakuru bawe. Imana ikareba iyo irimo yishakira icyitwa umutima wawe. Hanyuma rero iyo igeze ku mutima wawe, uwo benshi bajya bavuga, baba barimo bararirimba, baba barimo babwiriza, ukabona bifashe hano mu gituza ngo umutima wanjye. Oya, no, ibi bintu ni squata, no kwibeshya. Ntabwo umutima wawe ari uyu. Umutima w'umukiranutsi, umutima w'umukozi w'Imana, umutima w'umwana w'Imana uba mu mutwe. Iki kintu ngira ngo muracyumvise. Ntabwo umutima w'abubaha Imana uba mu nda, ahubwo umutima w'abubaha Imana uba mu mutwe. Ni nayo mpamvu Imana ikorana n'umutwe cyane. Mbega Imana ikorana n'imitekerereze yacu, icyo abandi bita ubwonko. Muri twebwe indani mu mitwe yacu abubaha Imana n'abandi bantu bemera Imana n'abandi bantu bajya bagira uburyo bayishaka mu buryo runaka, ibyacu byose bikorekera hano mu mutwe. Ni nayo mpamvu umutwe uri hejuru y'amaboko, ukaba hejuru y'ibitugu, ukaba hejuru y'inda, ukaba hejuru y'amaguru n'ibirenge. Nuko umutwe ari wo muyobozi w'umuntu. Umuntu iyo bamuvanyemo iyi nyama yitwa umutima, arakomeza akabaho kuko bamushakira igipupe cy'umutima kikajya gipompa. Ariko nta muntu bashobora guca umutwe ngo azongere abeho. Mu yandi magambo, umutima, igifu, izindi nyama zo mu nda hano zibasha kugira pièce de rechange, ariko nta pièce de rechange y'umutima y'umutwe ubaho.
bivuze ngo umuntu aramutse agukasa umutwe abakwishe mu buryo bw'ijana ku ijana, ariko umuntu wagukuramo umutima cyangwa se umutima wawe ukarwara uyu w'inyama, wakomeza ukabaho. Rero ndagira ngo bantu b'Imana mujye mumenya agaciro k'imitwe yanyu, mumenye yuko mukwiriye kwemerera imitwe yanyu Imana ikayikoresha kandi ikayikoreramo. Hanyuma ntabwo nagiye kure y'icyo nababwiye. Iri joro ryatambutse nabonye icyorezo, nagize iyerekwa ry'icyorezo, nabonaga hateye icyorezo cy'amaso, niko nabibonaga. Nabonaga hateye icyorezo cy'amaso, ariko nkabona ayo maso arandura cyane, nkabona ayo maso abantu barimo barayanduzanya cyane. Nabonaga icyo cyorezo gikwirakwira cyane mu bantu, kigenda gifata abantu, ku buryo naje kubonamo n'abantu ngo bari bafite ubwo burwayi bw'amaso, ngo bari bafashwe n'icyo cyorezo, ariko ngo nkabona barashaka guhuza imboni z'amaso na bagenzi babo mu buryo bwa nkana, kugira ngo bakunde babanduze y'amaso, ngo kuko bangaga gupfa bonyine. Nabonye icyo cyorezo cy'amaso, nabonaga abaganga babuze icyo bagikoraho, nkabona ngo abantu barimo birukanka mu mavuriro, mu bitaro hirya no hino, ariko nkabona icyo cyorezo cy'amaso ntabwo kirimo kirabona ubuvuzi. Nabonaga abaganga bashobewe, ahubwo nkabona icyo cyorezo kirimo kirarushaho gufata imbaraga, kubera yuko nyine mwumvaga yuko mbabwiye yuko icyo cyorezo cyari kirimo kigenda cyandura cyane. Hanyuma rero naje kubona abantu b'abasore bagerageza kugenda bantangatanga, bakora hirya no hino, baca hirya no hino kugira ngo nanjye banyanduze, ariko nkomeza nanjye kubima amaso, nkagerageza nkirebera hirya. Mwibuke ijambo twasomye, ni ijambo Yesu yavuze ngo mwihangane mube maso kandi musenge, ngo kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Musenge, mwabagabo mwe muhaguruke musenge, kuko mutazi igihe ibyo ngibyo bibasohoreyeho. Mwabagore mwe nimuhaguruke musenge, kuko mutazi igihe ibyo bigiye kubasohoreraho. Basore namwe bakobwa nimuhaguruke twisengere, kuko tutazi igihe ibyo bigiye kudusohoreraho. Muhaguruke dusenge, nibyo bintu nkunda kubabwira, nkababwira ngo mureke dusenge. Icyo cyorezo rero nakomeje kubona ngo gifite imbaraga cyane, gifite umuvuduko. Icyitonderwa, hari uburyo Imana itwereka ibintu biri mu buryo bumwe bw'umwuka n'ahandi mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bugaragara, mu isi y'umwuka hariho icyorezo cy'amaso, kuko abantu barimo baragenda batakaza impano, barimo baragenda batakaza amaso yabo, barimo aragenda atakarizwa ubushobozi bwo guhishurirwa no kureba. Ariyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo abantu bafite amaso yo kureba ariko ntabwo bareba, bafite n'amatwi yo kumva ariko ntabwo barimo barumva. Nyemerera muvandimwe, we kuba nk'impumyi, we kubaho nk'utareba, ahubwo funguka amaso yawe urebe. Mbese koko niba uzi kureba, niba imboni zawe zikireba neza, niba amaso yawe akireba neza, ubu nta kintu urimo urabona, nta bintu urimo urabona bishobora kuguhagurutsa ugasenga Imana utajenjetse, uvuye mu masengesho y'ibitotsi. Nyamara bene data bakundwa, nimuhaguruke dusenge. Ndahamagarira abagabo aho bari hose barimo baranyumva, aho iyi ndangururamajwi ibasha kugera, mwabagabo mwe nimuve mu tubari, nimuve mu kurara mu tubari, ahubwo mwige kurara mu masengesho. Mwabagore mwe nimwige, nimuve mu buraya, nimuve mu bintu bidafite agaciro, nimuve mu kurara mugenda amajoro, mujya kuraguza, mujya gupfumaguza. Mumenye yuko izi mbaraga z'ubupfumu hari aho zizagera ntizigire icyo zibamarira usibye kugukindagurira abana. Iga kurara mu masengesho usenga, Imana iguhe amaso yo kureba. Mube maso kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. Mube maso kandi musenge kuko mutazi igihe ibyo bibereyemo. Nubwo butumwa nari mfite, nabonye icyorezo kandi mbona ni icyorezo cy'amaso, ariko mbona gifite umuvuduko udasanzwe, kandi mbona icyo cyorezo kirimo kirandura cyane,
ariko mbona n'abaganga ntacyo bafite cyo gukora. Umva rero, ibintu byose abaganga badafite icyo bakoraho, ibintu byose ubuyobozi butagira icyo bukoraho, ibintu byose abantu batagira icyo bakoraho, Yesu wenyine afite icyo yabikoraho. Urakoze data wa twese mwiza, wumva gusengura ibyiringiro by'abera. Unyemerere cyane mwami mukunzi mwiza, uyu muburo ndetse n'iyi mpuruza n'iyi mpanda ivugirijwe mu kanwa kanjye ihamagarira abantu gusenga, uwumva kandi akumvira umukizanye n'abera bose bagusenga kandi bategereje kuzakubona kuri urya munsi. Ni mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera, amen. Aya mashusho yacu tuyakoze bugorobye, niyo mpamvu mubona mu gusoza cyangwa se niyo mpamvu muri buze kubona mu gusoza agenda asa n'aba mu mukara, ariko none ntabwo twari bubirarana. Murakoze cyane, mutwihanganire cyane cyane mwumva ubutumwa, kuko ibindi byose murabizi ko iyi mibiri mubona itandukanye kuri buri umwe n'umwe, iherezo rya byose ni ukubora, ariko uri muri uyu mubiri wiringiye kandi wizeye Kristo azabona ubugingo buhoraho. Nitwa Jean Paul Kimanuka, murakoze murakarama. Dukomeje kubashimira abadukurikirana n'abakanda subscribe umunsi ku wundi. Muhabwe umugisha n'Imana, murakarama, amen.